kuki nisanze imihanda, kuki nisanze ubuzima buri ku nkanga, kuki nakuriye mu isenga y'ibirara, aho uburere twabukuye ku biraya. Mfite ibibazo ijana nubwo nta bisubizo, ndimo ndijajara gusa mfite ihurizo. Kuki benshi barira babuze igiporezo, hari habamimena bitagira iherezo. Kuki na time mu nzoga n'itabi, kuki abana bacoma bakigira abami, kuki neza yabura yahuza umugambi, gute inshuti zibura zahuza umugambi. Ibi bibazo byose biri imbere yawe Mana, njyewe sintegereje kuzaza kudutwara, kuko ubuzima nibwo buduha uko twitwara. Ndabura menye niba waradutaye ibyapa Mana. Hello beautiful people, welcome and welcome back to UPTREND TV shows. Your girl Malaika, I'm back. Nizere ko umeze neza, nanjye meze neza cyane. Nimba ko kandi utameze neza nyine niko mu buzima bigenda. Uyu munsi birakunda, ejo bikanga, n'ubuzima tu. Uyu munsi rero we are back with another video for you. Uyu munsi mugesinge umuntu dufite, bamwe bamwita Gringo, abandi bakamwita Bandana, abandi bakamwita Mili, we akita ikinege cya hip hop. Yeah. Ladies and gentlemen, put your hands together for Green P. Green P in the house. Yo. Ndakwakiriye cyane muri UPTREND podcast. Nanjye ndahakunda cyane UPTREND podcast, na ni boro ni inzu ya hip hop. Ni mu rugo sibyo? Yeah, man. Umeze neza? Meze fresh cyane, ndashima Imana kabisa. Minsi myinshi twari tuburanye cyane. Izuba ry'i Kigali fo. Izuba ariko urikona ukuntu riri kutubeshya, ikirere cy'iminsi ukuntu kiri kutubeshya. Ibihe byarahindutse. Umuntu arabyuka ukagira ngo imvura igiye kugwa. Ibihe byarahindutse, ubundi kera muri iki gihe imvura yabaga iri kugwa. Ariko ubu ngubu nimba ari ibyaha byinshi. Byabaye insazi. Ibintu byose byarahindutse. Kabisa. Umeze neza se? Meze fresh, ndashima Jack kabisa. Meze neza cyane kabisa. Nishimiye cyane kukwakira. Tugiye guhereza abantu ibintu byiza bya fresh nyine tum. Yes. Abantu benshi barakumbazaga ngo tuzakuzane muri UPTREND podcast. None byabaye. Ibintu byose ni neza kabisa. UPTREND podcast nanjye ndayikunda cyane. Izamo abaraperi benshi, izamo amatalent menshi y'abaraperi. Ndanayikurikira cyane kabisa. Niye video ukunda cyane cyangwa iyo uherutse kureba? Hafi ya zose, ariko iyo mperutse kureba hari ya P-Fla, hari ya Long J na Muta. Okay. Aho ni sawa cyane. Man. Hanyuma rero Green P. Yes. Ikintu cya mbere ngiye kubaza. Kubera iki udakoresha social medias? Ndi kubyiga ariko ntago ari ibintu byanjye cyane. Cyane wenda Instagram, TikTok, ariko wenda nka YouTube ndayikoresha ubu ngubu. WhatsApp nayo ni gake ariko ndayikoresha. Neze nyine biterwa impamvu ni iyihe, biterwa n'iki? Ntago nkunda gushira ubuzima bwanjye bwose kuri public. Ako hari ukutabishira kuri public, ariko like social media ntago buri gihe ari gushira ubuzima bwawe kuri public. Hari igihe ibifite ahubwo ibyigufasha wowe. Nka YouTube yo irafasha cyane. YouTube irafasha, na WhatsApp irafasha muri communication. Ibindi mba mbona birimo igikobwa cyane. Mbona atari ibintu by'abaji. Mbona atari ibintu by'abaji kabisa. Gusa ariko uko iminsi igenda yicuma, hari ukuntu umuntu abikenera ukagenda ubyiga, utangira kubyimenyereza. Jewe ndi mu bantu bakoresheje Instagram ikiza cyane muri 2012 gutyo. Narayikoresheje igihe, ariko ngeraho mbona ntago biba byoroshye. Kubera iki ni ibintu nicyo kintu rero abantu bakunze gushinja abaraperi ngo kudakoresha ama social media cyane, ngo nibyo bituma nyine ibintu byanyu bitazamuka ngo bigire ibyo binawe. Twebwe dutangira gukora music, ntago zino platform za social media zakoreshwaga cyane.
so twasigaye cyane muri gakondo n'ubu ngubu nyine tuzikoresha. Hari abantu bamwe na bamwe bazidukoreshereza cyangwa se natwe ubwacu tukazikoreshereza, ariko ntago wagendana nk'uko umujene wavukiye muri iyo era we abigendamo. Urumva niyo tubikoze twe tubikora gake gake bitewe n'impamvu runaka. Ako ni byiza mani mujye mushyiraho turi kuza ahubwo ni ukuzajya nkwegera ukanyigisha ukuntu bakoresha za Snapchat twa TikTok twose mujye twereka mani ntacyo biba bitwaye. Muragomba kujya kuri line igezweho kabisa. Noneho rero nshaka imirongo iri hafi uhereze beat, noneho twinjirane mu fresh. Hari ribi ntari reka kubita imirongo yanditse tu ntari ribi skiri yo yo Smiley yo fata picha mu gatenga, life ari urusenda, tutazi ibyo gucemba, isoka ruguhenda, tukiri wenda rap izaduhemba, biranga turapusha rivani turakwepa, twambaraga iby'umunsi tukicwa tunakuzi, inote zari ipfunsi inzozi zari butunzi, twagize inote nziza bitugoye, ncana ku bano siga nitonze, mena umuvinyo hasi ku bwa Jay Polly, drip hard drip good nk'ikigori, byose birashoboka iyo ukibona urumuri, mpungaho bandana nkahora mu birori bra mili yo yeah yo mvaho sinshaka ibigambo, hano ni imihari muri jango nyitarambo, kuva mu karambo gera Nyamirambo, life is a bitch ndi ku cyangwe ikosa ni isomo, hayi ni indobo, ugomba kuba maso, hano ni ku isoko, kubaho KHL bisaba kuba komando, twambuka ibishanga turase wazarendo, dufata mu gitondo bindi n'amashyengo, uretse ko mbahinse ko indani ndi umurambo mili Let's go. Yeah. Kuki nisanze imihanda, kuki nisanze ubuzima buri ku nkanga, kuki nakuriye mwisenga y'ibirara, aho uburere twabukuye ku biraya, mfite ibibazo ijana nubwo nta bisubizo, ndimo ndijajara gusa mfite ihurizo, kuki benshi barira babuze igiporezo, hari habamimena bitagira iherezo, kuki na time mu nzoga n'itabi, kuki abana bacoma bakigira abami, kuki neza yabura yahuza umugambi, gute inshuti zibura zahuza umugambi, ibi bibazo byose biri imbere yawe mana, njyewe sintegereje kuzaza kudutwara, kuko ubuzima nibwo buduha uko twitwara, ndabura menye niba waradutaye ibyapa mana. iyo bore yarasohotse, iziri boro ziri kuri album kuri EP yanjye zitarasohoka, nizo mba ngenda niyandikira gutya tu ntago zirasohoka. iyo ngiyo yitwa kuki? Yitwa kuki ni indirimbo mba ndi kubaza Imana ibibazo bya situation turimo, ahantu isi ibintu bigeze, ukuntu ibintu biri kwangirika vuba vuba ku isi, ndi kubaza Imana, ese wadutaye ibyapa cyangwa utegereje ko kabanza kubima ngo ubone kugwamo? Ibintu bibanze kwangirika cyane bari Imana izaza. So ndabyibaza nkumva sinzi nimba Imana yaba ifite impamvu yo kugira ngo abantu babanze bangirike ibone kuza byanda barokore bavuga ngo abazaba bihanganye ngo nibizabije gufata, ariko uko isi ubuzima nibwo buduko twitwara. Iyo uri muri situation ya fo n'ubundi hari ibintu ukora bya fo kubera situation urimo, uko bigenda byiyongera rero niko n'abantu barushaho kwangirika kubera situation. Ngibyo ntabwo nzemeranya nawe ho gatoya, ntabwo wambwira ngo situation ngo urimo ngo niyo ngo ituma gukora ibintu bya fo, kubera ko Imana yaduhaye haya babyita gute, umutimanama ukaba ariwo uguhereza amahitamo yo gukora ikintu kibi cyangwa icyiza. Hari nko muri lifestyle y'ubuzima abantu baba barabayemo, ndavuga wenda nk'aba gangster street life, hari ibintu umuntu akora bitewe no gushaka gusurviving, kuko ntabwo ushobora kuba wastarvinze for 2 days wishwe n'inzara
hanyuma ngo umuntu agutereka imyaka yari akubwire ngo ntuyikoreho ahita nacomoka icyo gihe iyo situation urimo ituma abantu uvuga ati kama mbaya reka ngiye mbikurikirane. Okay. None hari ahantu wavuze ngo kukingo sinzi niba nabyumvira nyine ukuntu sanse nabyumvishemo niyo ngiye kuyivugamo kukingo abana bakoresha amatabi n'amayoga bakigira abami bakigira abami kubera ko ubu ngubu abapeti benshi ubu ngubu hari ababazi ko wenda gufata hayi ari ibintu bigezweho so yabikora ukahita ubona peta isa bouncing ise yigira umuntu urenze urumva. So iyo wabibayemo igihe kinini ukareba ukuntu byangiza ureba nk'umwana uri kubitangira ukabona nyine urabyibajije kuki umupeta ari gukora ibintu nk'ibi kandi we kubera ko bikimuryoheye ako kanya atarabona wenda izindi ngaruka zabyo we aba yumva ari ikintu cya danger ari gukora. Urumva banakubwira ni kuki uburere twabukuye ku biraya urumva kuko bitewe no wenda tuvuge nk'urugero nk'umupeti wakuriye Bangkok urumva afite mama we wapushaga kugira ngo wenda abashe peti akura nyine yarisanze muri situation itari nziza kandi atari we wabyiteye. So niyo mpamvu nanjye mba ndi kwibaza kandi uwo muntu sinibaza ko Imana imu blaminga nka wundi wabyize yari ari kuriye muri famille nzima y'abantu wenda tuvuge babasenga cyangwa se babakapo bafite lare ariko icyo gihe kubera bakora ibyaha bimeze kimwe n'ubwo baba barabikuye ahantu hatandukanye ariko judgment yabo yose izaba ari imwe. Rero tukiri kuri ibyo bintu by'ibiyobyabwenge ni ikibazo cyugarije urubyiruko mu minsi cyane ukaba uri umwe mu bantu bavuze ati kamaguruke hari like urayitubwiraho nimba ari fondation nimba ari organization ufite yo gukangurira nyine abantu kuva mu biyobyabwenge n'iki hanyuma mbere y'uko uyitubwiraho watekereje gute gushinga like watekereje gute kuvuga ati kambe umwe mu ba mbere mfate iya mbere nkore iki kintu cyo kugerageza kugabanya ibiyobyabwenge cyangwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu bantu mu rubyiruko. nuko ngewe yari promise narihaye uvuga ati Imana nifasha ibi bintu ngiye nkabana free yabyo nanjye arabo nzafasha kuko ngewe byangize ingaruka nyinshi cyane. So mfata iyo gahunda yo kuvuga ati once nabaye drug free nzafasha abandi bantu cyangwa abapeti nabo babitekereza cyangwa se abo abagiye babikora wenda kubera kundeberaho cyangwa iki ni gahunda ni ikintu narihaye nyine nkiri muri iyo situation mvuga ati umunsi nakize bino bintu nanjye nzaba umuntu wo kubihamya cyangwa wo kubibwira abandi bantu. None yitubwireho rero ni foundation nakoze ntabwo ubu ngubu nahita nyivuga muri detail zose kubera ko hari ibyangombwa bimwe na bimwe bitaraboneka ngo itangire ikore openly ariko niyo foundation yo gufasha abajene batarajya muri drug kubarinda kuba babijyamo babwira ububi bwabyo n'ingaruka zabyo no gufasha babandi babirimo how to get out of it. Nibyo ngibyo. None se kamubaza ikibazo kimwe nk'ikintu cyakubaye ugahita uvuga ati ugahita nyine umakinga iyo promise ukavuga ati njyewe ibi bintu ngomba nyine gufata iya mbere nkabirwanya nk'iki harimo gutakaza igihe wakabaye urimo urakora kuko hari age umuntu ageramo yo kuba yakora none ugasanga icyo gihe uri kugipfusha ubusa uri muri drugs kandi none drugs zigira addiction niyo isigara iri kugukontrola iyo ugifite rero hari abantu babijyamo akaba ari na addicted byatara ariko agifite umutima umubwira ati bana ibi bintu biragomba kurangira nabi tu so nanjye nabaga mfite uwo mutima ariko nubwo nari naragiye kure ariko nabaga ngifite uwo mutima wo kuvuga ati ibi bintu ni danger. Okay, hari umuntu wenda uri kutureba ufite icyo kibazo ushaka kubireka ariko nyine ya addiction bikanga umutima ukanga uwo muntu wamubwira wamugira nk'ihe nama? Uwo muntu inama namugira ya mbere buriya
ibintu bitatu birenze byo kugira ngo ube wakwitinga ni abantu n'ahantu n'umwanya. Abantu, ahantu n'umwanya. Aho hantu rero n'abo bantu n'uwo mwanya iyo ubihinduye hari ikintu kinini bigufasha. Gute nsobanurira neza. Uvuga ngo iyo uri drug addict inshuti zawe nyinshi nabo baba bari muri ibyo bintu. Ahantu muhurira ni ahantu habera ibyo bintu. Umwanya wawe mwinshi ni wowe ibyo bintu. So uhita ubihindura. Uhindura abantu, ugahindura aho hantu, ugahindura na time. Okay. Hanyuma rero ibyo tube tubivuyeho katwigarukire mu muziki. Tugaruke muri twigarukire muri rap muri rap yacu. Green P. Yes. Ugereranyije igihe umajije ukora imiziki n'ubu ngubu ahantu ubu ugeze n'ukuntu industry muri rusange ubona igeze, ubona hip hop ubu ngubu ifite umwanya ungana gute cyangwa iri ku rugero ruhe muri industry? Hip hop kuva kera no ku isi yose ni nayo mpamvu buriya ushobora gusanga nk'ama radio stations menshi wenda cyane cyane nko muri Afrika cyangwa iki badakina hip hop cyane, ariko usanga iba mu mitima y'abantu kurusha uko iba ku media. Kubera ko nature hip hop ni nka reggae, ni indirimbo z'abarevolutionnaire. Kubera amagambo no kubona kuna abantu bavuga lifestyle babayemo, kandi usanga ari rusange. Nimba ndi kuvuga ibintu nabayemo n'iki, ntago abari ngenyine, abaye n'abandi benshi. Haba hari message ikora ku bantu, ikora ku babyeyi, ikora ku bana, ikora ku bantu bose. So usanga hip hop nyine ihora kuri iyo level, ihora mu mitima y'abantu, ariko kubera message yayo ibiri heavy, hari ahantu henshi utapfa kuyumva. Kubera ko ntago ari boro ibwira abantu gusinda, kujya mu mapari, kandi nibyo bintu abantu benshi baba bashaka, ariko mu mitima y'abantu usanga irimo kandi banayikunda cyane. So ihora kuri level iri hejuru, nubwo wenda media yo hari ukundi kuntu yifata, ariko hip hop ihora on top buri gihe. Nese uko kiragiye byari bimeze, uko ngubu niko bimeze. Kiragiye ibintu byose mu Rwanda byarimo biratangira. Ibintu byose byari gutangira, amasekiteri menshi nibwo yari ari kwiyubaka. Ubu ngubu rero hari level bimaze kugeraho, ntago umurapera akitwa nkuko mbere batwitaga ibirara iki, urumva. Bamaze kumenya ko ari ubuhanzi nyine kandi bukora ku mitima y'abantu. So ubu ngubu bisigaye biri smart, bisigaye bisa neza. Mbere hari ukuntu nyine byabaga bisa nabi bitewe natwe n'ukuntu twabaga twatigise, uzi gutigita uri kunywa n'intore none saa 7 z'amanywa ku izuba. Abantu ufite igifege kabisa kandi utanariye. Ngubu rero bisigaye biri smart, abantu basigaye bibona neza, basigaye babiha icyubahiro. Nubwo still hip hop ntago wavuga ngo ni nka afrobeat, ko afrobeat ushobora kumara umunsi wumvisha nk'indirimbo za afrobeat nka 5 wumvishemo nka hip hop nk'ebyiri cyangwa 3. Ariko iri kuri level nziza ugereranyije n'izindi njyana. Kuva watangira n'uhe mwaka wagizemo ibihe byiza kurusha iyindi? 2012. Kubera iki? Numwaka nakozemo cyane, nakozemo na album, indirimbo nyinshi zari zishutinze, hari akazi kenshi kandi karimo n'amafaranga, nubwo nyine ubibaze kuri ubu ngubu ni make, ariko kuri icyo gihe yabaga amafaranga menshi. So ni igihe cyiza nagize 2012-2013. Okay, kamuhereze rero iyindi beat, udukubite iyindi mirongo, noneho tugende. Yo, Kuvuga time, no back down. Twumva ibiturika, we don't turn back. Life ni jungle, nje ndi soldier. Mixinga powder ni mwisoda. Ntunyite sa, ndi ghetto survivor. Shaka kanwa, uzenda kurabura. Hano ni hood, turi ntungu. Hari abahungu, bakiri mu gipangu. Dukomeza kwizirika, nibyo byacu. Turashaka kwimurika muri rap. Isura irakanga, chizi kaboka. Abaswa badukanga, isheni iracika.
twakomeje Eh, yo ndakuze mfite amapombo nayakuze ubwanwa n'ikiroso n'iyizizi yarakuze umuhanda wandeze kigangster turi kunywa biya popo tuzikwepa keji ni nka New York hose n'ibishuko mwana banyikubaho na mini muri Utah ku njuga zanjye zapfo ngeza mu kavumo baby kubikora ni nko kuguha umukono nariye ingoma nyinshi gusa y'ubuyoni so aho kurya agashene bitakitubera isomo aho kurara kwaso powera akavumo huhubu widi biryo wabigize ifoto baho kumicaruko bana n'ibiroto nigakora ikono beba ari gukora vodo no turebe n'indu ry'urufito arupfu bantu pubura mbwira ibara nyaryo yo verse 2 ndacyaguhiza stories z'imihanda uko nahuye n'iyi mic ko nahuye n'aba bana twahezaga kukishaba twikaraga center gutungi gusumba inzego zitaragwamo mani zitarazamo akibyo kataragwamo nari bushari mu bimbere ngufitiye flow nsanzwe ufite uzi ukuntu mwasaze flow izo dage zari heko mbona zazanye so ndacyacira inyuguti ndacyabahame nimo ninge choice y'aba people power stories imizigo gutera nkibi nsaba high unywa kambuca nibwushimisha madam sibyo urya kabenzi ngura byibuha ujya ugenda wameze iromba nawe niga sibyo ikikubwira ko hip hop ari mutamu nukumbona nakaganja nicaye tam baby wa ma big bums pika mu mucanga isamaki barotsa uyu munsi ni ikironda beat ya big boy nka malayika inzamuririzi high bimwe bibi I'm feel like Superman mu muziki sinawuhagarika nubwo nta nigi ibi nibyo bita poetry emotion nyumva beat tu manuka imirongo abadage basa n'ibiryo batazi na flow barashaka gutegeka muri uru rugo no hano saha imbeba zikinira ahubwo hano naho intore zibyinira tugifita kuka ntimuzareka kubyina peace kuba cowboy bose bazibakinira mili nese iyo mirongo wari usanzwe uyifite cyangwa yari igifite iyo ngiyo none se kamubaze buriya iyo ugiye kwandika sibyo bifata iki kugira ngo ufate like bigenda gute iyo ugiye kwandika ngiyo ndi kwandika kuko akenshi iyo ndi nko mu modoka cyangwa ndi ku kabike cyangwa iki nibwo nkunda kugira mayide tu so iyo nicaye wenda ndi muri studio cyangwa ndi home mfata phone tu nkajya mu notepad kanjye nkandika tu bya bintu natekerezaga nkabidevelopa gutyo cyangwa ndi muri studio nawo kuko n'abantu benshi dukorana barabizi ninjye umuntu wandika vuba iyo turi muri studio mpita mfata ku kanya phone nkahita nandika vuba muri studio ho bitabinyorohera niyo mpamvu akenshi indirimbo nyinshi nandikiye muri studio kuyifata bimfata umwanya kuko nyandika ukanya mpita nanayi recording nkahita ncomoka rero biba bisaba nyifate nka sample mfate nk'aga sample kayo nkumve nk'inshuro 3 nibwo ngenda nyifata mu mutwe hanyuma rero abaraperi hari ukuntu ama lyrics yanyu aba arimo ukuntu tumwe ameze nakubwira gute muba muvuga nk'ibintu nyine like muvuga yego ubuzima buriho mukandika ibintu biri kuba cyangwa ibintu like mwabayemo cyangwa muri kubamo ariko hari n'ahantu mugera mukaba nk'abahanuzi mukavuga nk'ibintu like nyine tukazabibona mbere tu subizi ndaguha nk'urugero hari nk'indirimbo mani za kera nk'uza 2008 n'umunani gutyo na 7 mwandikaga mwavugagamo nyine muri gusenya abapede kandi icyo gihe ntabwo twabyumvaga kenshi ngubu nibwo turi kubyumva ese kiragiye nyine byari bihari mwarabibonaga ngubu ko aribwo turi kubyumva cyane ngubu nibwo biri ari byinshi bimeze bite ibyo ngibyo byo ubu ngubu nibwo ari byinshi kiragiye twabivugaga dukurikije wenda mu buryo amategeko y'isi agenda byorohereza kugira ngo bigere no bihugu byo muri Afrika ukabona ko n'ubundi
at the end of the day bizagera muri Afrika binafatishe cyane. So tukabivuga muri icyo gihe ariko bitaraba ibintu byatari hano mu Rwanda. So ubu ngubu rero ho birakabije. Ubu birakabije rwose. Ana kera wabaga wajya gusura iniga ukarara ariko ubu ntago bishoboka. Uba wikandagira. Bana kere kuraranyemo akamari mari. Urumva hip hop nyine niko ikoze kubera gusesengura ubuzima abantu babayemo ukagereranya ubwashize ukuntu isi iri kugenda ihinduka ugereranya ibyahise ukareba n'ibihari ubu ukahita umenya ibiri imbere niko hip hop ikoze. Niyo mpamvu akenshi amagambo azamo iyo hashize igihe abantu barabibona biba bimeze nk'ubuhanuzi tu kubera ko uba wasesenguye ubuzima ukuntu mwagiye mukura ubu right now ukuntu muri kubaho none ukahita uvuga ati none mu minsi iri imbere y'abantu none bizaba bimeze gutya na gutya tu. Kandi ikindi none abaraperi bakunda gusoma bakunda kureba amakuru so ubu ufite info zigiye zitandukanye tu ku buryo ziguha kuba wakora prediction y'ikintu runaka. Ubu ngubu se niko bikimeze n'ubu ngubu ko hari tweet nabonye ejo bundi umuntu ari kuvuga kuri iriya ndirimbo ya Juno na Bulldog Puta ngo abaraperi ngo baratanye bavuye mu bintu byabo ubu ngubu basigaye baririmbira bira nyine twumvishe muri Puta. Ubu ngubu niko bikimeze cyangwa like nkuko nyine wari uri kubivuga revolution ibintu bigenda bihinduka biterwa rwana akenshi nyine business igenda ituma abantu batumwimerere wabo kubera gushaka nyine ibintu biri ku isoko ibintu abantu bakeneye. So urana majority y'abantu nyine nibyo nakubwiraga ntago bagikunda ibintu by'ubwenge byo kubabwira ibintu by'ubwenge. So iyo nk'umuraperi nakashatse nko kugira ngo nawe yabone ibiceri ahita ashaka nyine ibintu biri ku isoko tu. Kandi jewe nemera ko nk'ukuntu natangiye hip hop ukuntu twanayitangiye n'abandi bajene twabaga turi public enemies kubera ko turi kuvuga ibintu abantu badashaka kumva ariko bakeneye ariko nyine bitari ku isoko kubera ko nibyo nakubwiraga isoko rihari ni iry'abajene bari muri uwo mujyo w'ibyo bintu twavugaga by'abantu tarari wabo. Rero nibyo bakeneye abantu bajene bakeneye guhora bari kunywa byeri bahora mu mapari rero bakeneye indirimbo zibafasha muri izo vibe z'ibintu bari gushaka kubamo tu. Ubwo rero nibyo ko mwaratanye ntago nyine mwagumye kuri wa mwimerere wanyu ngo ntago ari buri gihe urana nk'ira ndirimbo Puta ya AJE aba yarayikoze ari nkayo yonyine kuko izindi ntago abantu bagiye bazimenya. Izindi rero nazo zirahari zivuga ibintu bya danger ariko nyine ari kwa kundi ari urugero Pfla yigeze kuririmba indirimbo na King James yitwa ngo nisubiyeho abana avuga ati ubu ngubu ngurabaye umwana mwiza ngo niki arangije abitekerezaho avuga na fuck them atabakubitiye bita ngo ndacyabirimo. Urumva ariko nyine ugerageza kuba hari ukundi kuntu wakora wenda kugira ngo ubone n'ibyo biceri n'iyo business uyikore ya music kuko ahanini niko kazi usanga abajene bakora k'umuziki gusa. So ntago ari indirimbo zose kuko nk'indirimbo za AJE ni nyinshi muri iyi minsi yasohoye indirimbo nyinshi ariko Puta kubera ko ari y'abantu nyine yajyanye na vibe zabo niyo bahise bavuga ati yatanye kubera ko niyo yonyine bumvishije ariko afite izindi za danger afite indirimbo afite yitwa ngukira ako nziza cyane nayo iri kuri wa mujyo nyine wa kera tu. Kandi none muri beat z'ubungubu gusa message yo ifite wa mwimerere. Umva hari urabivuze ngo indirimbo za AJE ziri kugira cyane hari ntuza ya album ya Zizu yavuzwe mu minsi yashize ngo izahurirwamo na Tough Gang. Byagenze gute?
aha twararekodinze uretse niyo ngiyo hari na album ya Tough Gang nayo imaze igihe muri studio. Yego Pifre ubushize yayitubwiyeho. Album ya Tough Gang nayo ikaze cyane. Ariko Zizu nawe twararekodinze na n'ubushize na Click zina nawe arizo twakozeho. Biba bihari ariko ntago urumva ntago tukigira urana kera ibintu byarihutaga kubera abantu bumvaga radio gusa. Yego. Ubu rero ntago ibintu bishyijya ku maradiyo. Abanyamakuru nabo bazanye ibintu by'ubutiku bumeze ukuntu hari n'igihe usohora indirimbo ukaba utanayijyanayo cyangwa se ukabima n'amakuru ku bushake kubera ko bahita bayabyazamo ibintu byaje by'ama content. Hari ukuntu rero ubu ngubu umuntu asigaye abikora ku buryo ni album niza yaba iyo ngiyo ya Zizu cyangwa ya Tough Gang iri kwa Davidenko hari ukundi kuntu zizasohoka tu. Gusa ariko muri APTREND aho mugomba kubimenya vuba mugomba kubizana ahubwo mugomba kubimenya vuba kabisa. Hanyuma Green P ko tutabona indirimbo yawe na The Ben. Ibyo bibazo rero ibyo bibazo bambaza hano hose ariko kuri EP yanjye iyo ndirimbo iriho ko recorded yararangiye kabisa izaza ariko urumva ntago birajya hanze nyine vuba ku buryo abantu bahita bashira amatsika ako kanya kuko abantu akenshi baba bumva Ben twakorana indirimbo nyinshi kandi nanjye buriya kubera ko Ben afite izina rinini byatare hari ukuntu ngewe nanga kuba nakorana nawe indirimbo cyane kugira ngo kubera iki kandi abantu nyine ari byo biba biri kubera iki Green adakorana na Ben ngo amufashe bigire nyine support ya Ben ibihari kuko mu bikorwa byanjye byinshi abarimo akaboko ke ariko ku ndirimbo ho ntago ngiye mbikunda. Niyo mpamvu ubwo yatinze. Oya izasohokana n'izindi nzangiye kuba EP vuba kabisa. Okay. Noneho iyindi mirongo iri hafi. Urusaku mu mpinga maganya ku gasongero Nyamuzinda nta gitinya mu rusengero inshuti zigabanyuka abanzi biyongera ubu ijisho ni kumiya kwemera gufirwa epifaniya ni gute wagira sinakurenganya nzi impamvu y'ibyo ko waturutse ku bufindo sinanaguhana ukiri mu majya no nge nzaguhana ugaruka kugenda urabona ariko kure siko gupfa byumira ibyuyo kuzigamira iby'ingaruka iyo nduru wumva hakurya niho ibihe bigana turagana aho abantu baryana isuka imbujije kurya mera higwa nk'upusha agataro n'uruswende mu mugongo umutima utsindagiye intimba kubona agataro kamenekeye muri center uwazabyara zaragwa street ariko sinzi niba guhora ariko kusekivi ahubwo agakinaza karagize uhoraho kuko ntawe utaratunguwe n'ubu buzima arimo nge ndingegera Imana ikunda ntari bindiho kuba nge singe wabyiteye none rugira mpaye ububasha bwo kuryoherwa n'ubuzima ndimo nyuma yuko amateka yanjye mbera amasomo nyuma yuko abona ibyago ariko akanga nkacamo ampa impano yo kurabura barara ibyago ampa amaso yo gucoma singe horo zabo nubwo inzira ikiri ndende nziko nzasoza urugendo n'iyikundi yo kubisima baturutse muri burende none ubu bacumbitse mu bugagari y'umwijima twatigitanya amajoro twarabavandimwe bamwe basangira indaro none njye impinduka ingezeho sinzi ibyawe sinzi niba intango wayisomaho njya ndeba uko izuba rirenga ni ku isi nayica amarenga agakino nkakaragiza uhoraho kuko ntawe utaratunguwe n'ubuzima arimo twari ku cyapa haramaniga ryapa bakoze mu ikoshi ingaga nayirataka polisi zana ipingo pipo buzura itaka bivuze ngo ibyo bipeti nibyo muri hudaho nari kwibaraza mbona abana bakina haza umumero ukiza ariko mbona nawaganya areba inseko y'abana araturika ararira bivuze ngo ku mutima wusa siko nawasa
niki cyanezeza roho zacu kitari ibipangu bipanzemo ikangu niki cyabuze imitima yacu kureba iby'imyaku kandi ari nta mpamvu intimba turazihererana kuko nta nshuti yo kwizera ibibazo birigenga hirya naho urya utwawe ukebaguzwa intambwe ubarira ku ntoki ba oya umva wahise bamamagaramo ariko ntabwo iyo mirongo yari ishize ndabizi dukomeze reka tuyisubiremo iyo verse smiley twari ku cyapa haramaniga ryapa bakoze mu iposhingaga nayirataka polisi izana ipingo pipo buzura itaka bivuze ngo ibyo bipeti nibyo muri hudaho nari kwibaraza mbona abana bakina bareba Let's go. Yo, nari kucyapa mbona maniga ryapa bakoze mu iposhingaga nayirataka polisi izana ipingo pipo buzura itaka bivuze ngo ibyo bipeti nibyo muri hudaho nari kwibaraza mbona abana bakina haza umumero ukiza ariko mbona nawe aganya areba inseko y'abana araturika ararira bivuze ngo uko umutima wusa siko nawe asa niki cyanezeza roho zacu kitari ibipangu bipanzemo ikangu niki cyabuze imitima yacu kureba iby'imyaku kandi ari nta mpamvu intimba turazihererana kuko nta nshuti yo kwizera ibibazo birigenga hirya hino nabo bataka urya utwawe ukebaguzwa intambwe ubarira ku ntoki nyamara iyi life yari impano gupukenya utari ishyano kurya atari sano n'amayibo biry'igeno maniga ariko iyo ni true story izo ni true story zaberaga hano muri quartier Kicukiro centre izo ni deal zaberaga hano muri quartier ka kera ya yego ziba zirimo story nese iyo ngiyo ngo byagenze gute urumva indirimbo yitwa Inkuta yego bandi kuvuga ngo nyubakira inkuta zindindi ibyago maze unjyane kure cyane y'udukundi twabo Umugisha street wongera amaronko iminsi itaha undi nde kwicuza muri verse ya mbere bamubwira ati urusaku mu mpinga amaganya ku gasongero nyamuzinda nta gitinya mu rusengero inshuti zigabanyuka abanzi biyongera ubu ijisho ni kumiya kwemera gufirwa epifaniya ni gute wagira urumva bandi kuvuga nyine ya mbere verse ya mbere abari nka introduction ndi kuvuga situation ukuntu ibintu biri guhinduka ukuntu ibintu bimeze ku isi verse ya kabiri bandi kuvuga kuri njyewe vuga ati njyewe ndi ingegera ariko Imana ikunda ntari bindiho kuba njye sinjye wabyiteye none rugira mpaye ububasha bwo kuryoherwa n'ubuzima ndimo nyuma yuko amateka yanjye ambera amasomo nyuma yuko abona ibyago ariko akanga nkacamo ampa impano yo kurabura barara ibyago ampa amaso yo gucoma singehoro zabo ho mba ndi kwivuga kuri njyewe tu noneho verse ya gatatu mba ndi kuvuga story yabaye hano centre kera nyine tukiri imihanda abantu bazi centre ari IPRC batarayikurotira hari ibibuga bya football abantu biga moto iki akavuyo abapushayi abarara benshi so hari ukuntu habaga rivani rero buri gihe ukajya kubona isa pulling up nka pandagare nk'eshana barara bahise birukanka none hari abapeti bari bibyingagari none polisi zije kubafata abamama budutaro hari bahita bitambika urumva nibyo mubwira bivuze ngo ibyo bipeti nibyo muri huda aho ngaho urumva abo bamama abari abamama babo bari kuba defendinga urumva noneho nkavuga ukuntu hari umumere wari waciyeho abona abana bari gukina bari guseka umumere w'ingagari abana araparika arabareba ararira urumva nubwo we ari umukire ariko ashobora kuba afite ikibazo cy'uko nta bapeta afite areba ukuntu abapeti nubwo ari abana b'abakene bari gukinira mu byondo n'iki we nk'ingagari abana afite ibintu byose ariko ntago afite abapeti abona bakinira nko mu mbuga iwe bari guseka n'ishya umva nahubwiye ati bivuze ko uko asa siko mu mutima we asa none nkahita nibaza se twebwe niki cyanezeza roho zacu kitari ibipangu bipanzemo ikangu niki cyabuze imitima yacu kureba iby'imyaku kandi ari nta mpamvu
intimba turazihererana kuko nta nshuti yo kwizera ibibazo birigenga yeah things like that. Okay. Hanyuma Green P, ni irihe somo ubuzima bwakwigishije kugeza kuri uyu munsi? Isomo ubuzima bwanyigishije no kumindinga business zanjye tu. Cyakoze. Muri iyi minsi umuntu atamindinze business ari mujama yabwiye mugenzi we ngo mani ngo ziranzoga ngo n'amatabi buri kunywa mani ngo bizakwica vuba mani ngo ni fo. Jama ahita amubwira ngo bro ngo njye mfite grammaire yapfuye afite imyaka 110. Muzi ikintu cyatumye atinda gupfa ngo yamenyaga ibye. So uri gushaka kwinjira mu zanjye ngo nzananguka ngo niki wa mindinzi zawe ko nazo ziba zitoroshye. I know. Niryo somo ngiye nakuye mu buzima, kumenya ibyawe kandi no kubana n'abantu bose fresh kuko Jesus yaravuze ngo nta rindi deni dufitanye uretse ry'urukundo. So kunda abantu ariko nanone ntiwinjire muri diri zabo tu. Noneho ni ikihe kintu cyagushimisha cyangwa cyakumakinze proud muri this 2024? Nuko uno mwaka nawutangiye ndi clean aba ngiye no kurangiza. Yarenze kabisa. Hanyuma rero urabizi kaga segment kacu tugira kitwa byari crazy. Ubushize watubwiye byari crazy ariko tubwira ko hari n'izindi story nyinshi ubuzima buba bwarabaye crazy. Uyu munsi rero duhe akandi ga story ka byari crazy, ikintu cyakubayeho mu buzima ujya wibuka ugati ibintu kabisa byari crazy. Je urumva ibintu byari crazy kuri man biri crazy n'ubundi byatari nuko nyine abari inkuru udashaka guha abantu. Ariko ikintu cyampanshije ubundi mu buzima nabyaba peti babiri mu mwaka umwe. Umwe yavutse mu kwa 4 itariki 3 ndavuka mu kwa 10 itariki 3. So byari crazy birenze. Ubarangana man. Ibaze barushanwa mezi. Ibaze nari mfite 20 years. What if 20 years? Icyo gihe. Ubu biga muri secondaire. Oh yeah. Man. Ubu bivuze ngo nkumva ni ibintu by'ejo bundi byabaye ejo bundi. Byabaye kera nibyo bintu muri life nyine byampanshije ubundi birenze. Bana babiri mu mwaka umwe. Umwe urumva umwe namubyaranye na girlfriend nari mfite icyo gihe. Undi rero nawe n'undi mudemu ariko nawe ni demu wanjye tunari. Ubu nicyo kintu cyampanshije mu buzima. Okay. Hanyuma rero turi kugana ku musozo nagira ngo utubwiye ku miziki yawe kuri projet ufite ku bintu nyine dufitiye install. Install mbafitiye EP iriho indirimbo 7 za danger. Za danger ziteye ubwoba ariko. Ziteye ubwoba kabisa. Ngomba kuyirizinga vuba. Hanyuma nkaba mbafitiye n'izindi gahunda za ma battles. Ama battles tugiye kujya dukora n'abapeti ba street. Tukababetingira. Ku buryo nakubwira ati zana umurara wawe wemera nanjye n'uwanjye tuyashire ibiceri. Turumva turashaka gukora vibe ya hip hop fresh kandi nakunze ukuntu nawe muri gukora byatari hari tafari rinini muri gushira kuri game ya hip hop mu Rwanda. Kabisa narabikunze cyane. So dufite n'izindi deal zo entertaining abantu mu buryo bwa hip hop mu buryo bw'abaraperi. Nabonye uri no kuri iyi ndirimbo igiye gusohoka umukomando. Umukomando muratwishe umukomando nayo ni ibindi. Umukomando ni ball ya GSB. harimo Racine, harimo Nessa na Bitkila, harimo Papa Cyangwe, harimo nanjye. Ni boro ndakeka ari n'abandi bashobora kuzazamo sindi sure. Buriya GSB azatubwira fresh. Ariko ni boro iteye ubwoba bro.
ball iteye ubwoba njye narababwiye ko uyu mwaka ari uwa hip hop man evan kandi bari kuyibona ibintu hip hop iri gukora for real ni ibintu bya danger kabisa we can't wait kuyibona tu nizo project iraje kabisa na shoot yayo evan ni vuba kabisa video mu minsi mikeya ibintu birabibaye we can't wait hanyuma rero mbere yuko dusoza nagira ngo umbwire aba raperi bari kuzamuka pana bari nyine bamaze kugera uri kubona bari kubikora neza muri iyi minsi Bruce the First bose Ishkevin navuga ko nari kuzamuka se na Bush kuko hari indi generation yaje ako nyine nabona ari bari kubikora neza iriya Kenya trap yose ngewe ndayipofoka byinsazi ari umukoboyi Peti bita Ice Nova ararenze cyane buriya nuko abantu batigeze bamwumva cyane akaza umuntu bita Red Ink akaza ni genge yanjye aba Long J ba Muta ba GSB ni generation nayo iri kuza ikora ibintu bya danger shout out kuri ayo mazina yose Green Avuze gukora ibintu bya danger kandi keep it up hanyuma rero Green kangushimiye cyane ndagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu kubanye natwe kuri uyu munsi ni bya danger nyine Tom hano ni muhira bana fasho byadanje kuba pepura ariko muhira ni bisanzwe bana kandi nanjye banishimye kuba mwanyakiriye kuba tugiranye ikiganiro cyiza fasho Imana iba umugisha nawe umugisha dusangire hanyuma dusoza nagira ngo uhereze umuntu uri kutureba ugire aka message umuhereza nabwira abajene ku giti cyabo ko life yanyu iri mu biganza byanyu kandi amahitamo kuri uyu munsi niyo ejo azakugaruka tu aho uhisemo kunyura ni wakugaruka so ugomba kugira choice nziza kugira ngo ejo ibintu bigende fresh nkabwira n'ababyeyi nabo abavye bakuru nabo bagomba kwita ku mpano z'abana babo bagomba kwita kuri dreams z'abana cyangwa se z'urubyiruko kuko urubyiruko akenshi rukora ibintu rusa nk'urwihisha byaba successful ukahita ubona bababyeyi baje ngo nari naragusengeye ngo byagenze gutya ariko iyo umushyigikiye na bya bintu yabikoze kabisa uba wizeye discipline ye uba wizeye ukuntu ibintu yabikoze mu nzira nziza kubera ko umubyeyi aba yamufashije so abajene baba bafite talent kandi abajene baba bafite info zigezweho ako kanya kurusha izabavye so baba bagomba kubumva bakanabashyigikira that's what's up hanyuma rero kangushimiye cyane wowe ugeze kuri uyu munota uri ukidukurikiye ndagushimiye cyane wowe wafashe umwanya wawe ukadukurikira nimba utarakanda subscribe kuri UPTREND TV shows yikande aka kanya kandi liking iyi video uduhereze n'igitekerezo cyawe hanyuma ama podcast yacu nakagaruka mwari muri kumwe nanjye nafunguye YouTube channel yugo yibabwire Green P Green mugende aka kanya muhite muyisubscribingaho muzajya mubonaho imiziki myinshi ya Green P gahunda zose kabisa hanyuma rero me and Green we sign out bye